Nongeye kubasuhuza mwebwe abakunzi b'ikiganiro inzira y'umusaraba. Amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe. Ndashima Imana kuko yaturinze, ndashimira Imana kuko yarinze namwe mwese. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro ku bwanyu, kandi izina ry'Imana niryubahwe muri mwebwe. Reka turusheho gushima Imana yo ikomeje kuturagiza iby'uru rugendo, igakomeza kuduha akabando ngo tugendereho. Yadutangije undi mwaka wa 2021, ni umwaka dukwiye kubonamo imbabazi z'Imana, ni umwaka dukwiye gushaka mu maso y'Imana kugira ngo twe gucika intege, yaba ari ibituremerereye, yaba ari ibyo tubona biri imbere yacu, kugira ngo Imana irusheho kubidukuriraho. Turashima Imana rero ko iki turinze tukaba tukiriho, nge namwe Imana nihabwa icyubahiro. Uko twahari duherutse kwigana ijambo ryo mu Byahishuwe ibice 9, uyu munsi turi bwigane ijambo ryo mu Byahishuwe ni ibice 9 n'ubundi, ariko dukomereze ku murongo wa 13 kuko ubushize twacumbikishirije ku murongo wa 12. Reka tuze gusoma ijambo ry'Imana. Ibyahishuriwe Yohana ibice 9 umurongo wa 13 riravuga ngo: impanda ya gatandatu cyangwa ishyano rya kabiri, marayika wa gatandatu avuza impanda, numva ijwi riva ku mahembe ane y'igicaniro cy'izahabu kiri imbere y'Imana, ribwira marayika wa gatandatu ufite impanda riti: bohora abamarayika bane baboheye ku ruzi runini Ufurate. Nuko abo bamarayika bane ari bo biteguriwe iyo saha n'uwo munsi n'ukwezi n'umwaka, babohorerwa kugira ngo bice 1/3 cy'abantu. Umubare w'ingabo z'abarwanira ku mafarashi wari uduhumbagiza 200. Umubare wabo narawumvise, kandi nerekwa amafarashi n'abari bayicayeho. Bari bambaye ibyuma bikingira ibituza bisa n'umuriro nahuwakinto n'amazuko. Imitwe yayo mafarashi yasaga n'iy'intare, mu kanwa kayo havagamo umuriro n'umwotsi n'amazuko. 1/3 cy'abantu cyicwa n'ibyo byago uko ari 3, ari byo umuriro n'umwotsi n'amazuko bivuye mu kanwa kayo mafarashi, kuko akanwa kayo n'imirizo yayo ari byo byayafashishaga kurwana, kuko imirizo yayo isa n'inshira ifite imitwe, kandi niyo aryanisha. Nyamara abantu basigaye batishwe n'ibyo byago barakihana imirimo y'intoki zabo, ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibishushanyo byacuzwe mu izahabu no mu ifeza no mu miringa n'ibyaremwe mu mabuye no mu biti, batabasha kureba cyangwa kumva cyangwa kugenda, bitabasha kureba cyangwa kumva cyangwa kugenda, habe ngo bihane ubwicanyi bwabo cyangwa uburozi cyangwa ubusambanyi cyangwa ubujura. Bantu b'Imana rero, ngaya magambo ari mu Byahishuriwe Yohana ibice 9 ku murongo wa 13, ibya marayika wa gatandatu cyangwa ishyano rya kabiri. Ishyano rya mbere ryari ry'impanda ya 5, ari ryo shyano rya mbere. Ibyo ngibyo twarabyize bantu b'Imana, uburyo abantu bazanashaka urupfu bakarubura. Nyamara ahangaho ngo abantu baratewe n'ibyo byago. Bantu b'Imana, nimwumva ibi bintu, buri kintu cyose kizajya kikubaho mu isi kikagutungura, uzajya umenya ngo hari impamvu cyabaye, niyo mpamvu nkwiye gushaka mu maso h'Imana. Hanyuma ngo iri shyano ryarabaye, umarayika wa gatandatu ngo avuza impanda, ngo maze Yohana yumva ijwi ngo riva ku mahembe ane y'igicaniro cy'izahabu kiri imbere y'Imana. Kuri ayo mahembe ane y'igicaniro ngo cyari kiri imbere y'Imana, waturutse ijwi ngo ribwira marayika wa gatandatu ufite impanda riti: ngo bohora abamarayika bane baboheye ku ruzi runini Ufurate. Abo bamarayika bane bari babohewe ku ruzi runini ngo Ufurate, ngo maze ngo nuko ngo abo bamarayika bane ngo bari biteguriwe iyo saha, ngo n'uwo munsi, ngo n'ukwezi, ngo n'uwo mwaka, ngo babohorerwa kugira ngo bice 1/3 cy'abantu. Babohorewe kugira ngo bice 1/3 cy'abantu, kandi ngo umubare w'izo ngabo ngo z'abarwanira ku mafarashi wari uduhumbagiza 200. Umubare wabo ngo narawumvise. Umubare w'abo bantu w'izo ngabo Yohana yarazumvise. Bantu b'Imana,
iki ni igice kirimo gishatse kumvisha abantu yuko ngo bakwiye kwihana, ariko niba mwakurikiye uburyo twasomye mwumvishe neza ko ngo byarabaye ngo ibyo byose biraba, ngo nyamara abantu ntago bihannye. ngo kandi ngo nerekwa amafarashi n'abari bayicayeho bari bambaye ibyuma bikingira ibituza bisa n'umuriro na huwa kinto n'amazuko. imitwe y'ayo mafarashi yasaga n'iy'intare, mu kanwa kayo havagamo umuriro n'umwotsi n'amazuko. 1/3 cy'abantu cyicwa n'ibyo byago uko ari bitatu, ari by'umuriro n'umwotsi n'amazuko bivuye mu kanwa kayo mafarashi. Bantu b'Imana, tugira ibyo tuganira ku mafarashi ngo y'intambara. Muri no minsi ya none isi yacu ahigeze ntabwo ibasha kurwanisha amafarashi y'intambara. Muzabyibuke neza cyane, uyu munsi hararwanishwa ibirwanisho bikomeye burende, ibindi byinshi bikomeye cyane. Ngarika ahangaha yari amafarashi y'intambara. Muzibaze nawe, muzabitekerezeho, muzaza gusanga abantu intambara zijya zica ni benshi cyane. Niyo mpamvu nta wifuza intambara, niyo mpamvu buri umwe wese aba ashaka amahoro. Nyamara rero ayo mahoro uyagira nuko ugomba kuba ufite Kristo muri wowe, ari umwami n'umukiza. Wubaha Imana, waraciye ukubiri n'ibi bizira byose, kuko nugendera muri ibyo byago byose nta mwanya uzahabwa wo kwihana nuba warapfuye, ahubwo ukiriho ufite umwanya wo kwihana abantu b'Imana. Kandi mwibuke ko 1/3 cy'abo bantu ngo cyishwe n'ibyo byose n'umuriro n'umwotsi n'amazuko bivuye mu kanwa kayo mafarashi. Ayo mafarashi byayaturutsemo byishe abo bantu b'Imana, ngo kuko akanwa kayo n'imirizo yayo ari byo byayafashishaga kurwana, kuko imirizo yayo isa n'inshira ifite imitwe kandi niyo aryanisha. ngo nyamara abantu basigaye batishwe n'ibyo byago. Ngaba abantu ni twebwe tubwirwa, cyangwa se n'abandi bazaba bakiriho mu gihe twe tuzaba twaravuye kuri ino si. Ntibarakihana imirimo y'intoki zabo ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibishushanyo byacuzwe mu izahabu, mu ifeza no mu miringa, n'ibyaremwe mu mabuye no mu biti bitabasha kureba cyangwa kumva cyangwa kugenda. Bantu b'Imana, ijambo ry'Imana riduhamagarira kureka gusenga abadayimoni. Ibyo byose nibigera iwanyu muzabyirinde, kandi riduhamagarira kureka gusenga ibishushanyo ngo byacuzwe mu izahabu no mu ifeza no mu miringa n'ibyaremwe mu mabuye, ibintu byaremwe mu mabuye no mu biti bitabasha kureba cyangwa kumva cyangwa kuvuga cyangwa kugenda. Ibyo byose nimubikora abantu b'Imana muzikongereza umujinya w'Imana. Ndabasaba kugira ngo muzirinde ibyo bintu byose kugira ngo muteye kwikongereza umujinya w'Imana, ahubwo mubashe guca bugufi musenga Imana yo mu ijuru. Pawulo yabwiye abantu aho yigeze kugenda, arababwira ngo amaze kubona ibicaniro basizeho, ngo hari igicaniro cy'Imana itamenywa, ngo hari igicaniro cy'ibi n'ibi, ariko arababwira ngo ndababwira iyo Mana nabonye mwasizeho igicaniro cy'Imana itamenywa, iyo Mana itabasha kurebeshwa amaso, iyo Mana uwareba ugapfa. Ngiyi Imana yo mu ijuru, Imana y'inyagitinyiro. Imana yacu ntabwo ishushanyijwe mu biti, ntishushanyijwe mu mabuye. Oya, muzasenga Imana yo mu ijuru, kandi muzarushaho guca bugufi muyisenga, muyubaha, muyumvira. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, kandi mugire n'umwete wo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Muzazibukira igihe ibyo bintu byose n'ibyaduka iwanyu, maze musigaho mwe kubisenga abantu b'Imana. Ijambo ry'Imana dusorezaho riravuga ngo habe ngo bihane ubwicanyi bwabo cyangwa uburozi cyangwa ubusambanyi cyangwa ubujura. Nta nubwo bihanye ngo ubwicanyi ngo cyangwa ngo uburozi. Bantu b'Imana, hari abantu benshi basigaye bavuga ko baje gufasha Imana gusarura abantu bayo, maze bakica abantu b'Imana, bakaroga abantu b'Imana ngo barimo barayifasha gusarura. Bazavuga ahantu babibye bari kumwe n'Imana kugira ngo basarure abantu b'Imana bifashishije ibyo byose byica abantu. Ndababwiza ukuri yuko barushaho kwikongereza umujinya w'Imana, ariko uyu mwanya nabo bafite amahirwe yo gukizwa. Niba bireka Imana izabababarira. Ngo kandi n'ubusambanyi ngo cyangwa n'ubujura, niba reka n'ubwo busambanyi ubujura, Imana izabasha kubababarira. Ndababwiza ukuri,
twese turi munsi y'ukuboko kw'Imana. Nta mukiranutsi uriho mu isi, twese turi abanyabyaha. Ariko se nubwo turi abanyabyaha dukora ibyaha uko twishakiye, oya ntibikabeho. Ariko niducikwa n'icyaha twibuke ko dufite umurengezi mu ijuru. Nuko rero ndabinginga kugira ngo muhunge umujinya w'Imana n'umwana wayo Yesu Kristo, murusheho gushaka imbabazi z'Imana. Aho uri ujye urushaho gushaka imbabazi z'Imana. Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe, kandi umugisha Imana itanga ugere mu ngo zanyu no mu gihugu cyanyu, kandi murusheho kwihisha mu rwisho rw'Imana, mwibere mu mababa y'Uwiteka. Mu izina rya Yesu, amen.